Otini wanitenti sana kailena Ala pijimbere abasore tunatashe Abasore Kigali abasore Musanze abasore Muhanga abasore Urwatu Otini wanitenti sana kailena Ala pijimbere abasore tunatashe Turashimira inkotanyi cyane zitubereye kwisonga uburyo umugabo utumika umuteri ingabo mu bitugu bundagakomeza akagera ku ntego yiyemeje Kagame wacu Rwanda zarakubohoye n'impamo cyane n'impamo warabohowe zarakubohoye neza cyane n'impamo warabohowe zifashijwe n'Imana zirakubohora n'impamo warabohowe Rwanda zarakubohoye n'impamo cyane n'impamo warabohowe zarakubohoye neza cyane n'impamo warabohowe zafashijwe n'Imana zirakubohora n'impamo warabohowe itariki nziza nk'iyo zigarura umutekano twaherukaga inzira muki zirangajwe imbere n'intore natwe twese tuzijya inyuma dufatanye kubaka Rwanda yacu none Rwanda yacu iraberewe cyane hari byinshi byo kwishimira hari byinshi tugomba guha agaciro hari abadubanjirije hari ibyo bakoze hari icyubahiro tubahereza respect nzi muraho mfuro namahoro masa u Rwanda rwarabohowe mpamo cyane hari abantu batarabyumva neza Rwanda zarakubohoye n'impamo cyane n'impamo warabohowe zarakubohoye neza cyane n'impamo warabohowe zafashijwe n'Imana zirakubohora n'impamo warabohowe Nyakanga uru Rwanda zirubohora inkotanyi z'u Rwanda amahanga arebera zo zifata icyemezo cyo kurwambura abo bose bashakaga kuruhindanya Rwanda zarakubohoye n'impamo cyane n'impamo warabohowe zarakubohoye neza cyane n'impamo warabohowe itariki nziza nk'iyo zigarura umutekano twaherukaga inzira muki zirangajwe imbere n'intore natwe twese tuzijya inyuma dufatanye kubaka Rwanda yacu none ubu Rwanda yacu iraberewe cyane turi kumwe n'umugabo hano reka mwite umugabo kuko aho twaherukanaga kera dutarama ntabwo yazaga yambaye cyane nk'ibi bintu
ubwo ushobora kwibaza uti bimeze bite icyo nakubwira cyo ni kimwe turahari kugira ngo ibintu bigende neza unamenye ese mu by'ukuri itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi kubera iki tugomba kuba twaha umunsi nk'uyu agaciro tuba twishima dutarame ariko tugire ikintu cyo guca kenge turebe kure tuvuga umutekano turata dushima duhereza agaciro abagize uruhare kugira ngo umutekano tuwufite muri aka kanya ndetse tutirengagije nuko hari na benshi basize ubuzima bwabo bahataye ubuzima kugira ngo iki gihugu kibe kiri muri position nziza iki gihugu kibe gifite umutekano iki gihugu kibe nta macakubiri arimo hari abantu bagiye bahasiga ubuzima hari abagiye bakomerekera hari abafite ubumuga hari abo byagizeho ingaruka nyinshi cyane ariko bo ibyo byose bari babyiyambuye bavuga kamambaya ewa tugiye kurwanira igihugu cyacu niyo mpamvu uyu munsi dufata umunsi nk'uyu nguyu tukawa agaciro cyane bivuye ku ndiba y'umutima tubashimira kandi ndetse tunaselebratinga muri rusange reka dutangirane n'umutumirwa wacu aratangira atwibwira araza kutubwira byinshi cyane kuri we ariko reka atangire atwibwira nkuko mwatangiye mu biganiro nziza Francis Munyanziza Francis ariko muhanzi ubwo ni byo ni umugabo wubatse umugore umwe kunda cyane ubwo rero nanjye nkunda umwe mu inkotanyi ababyeyi bacu inshuti ndetse n'abavandimwe barokoye muri icyo gihe cyo kubohora igihugu cyacu nari muto cyane ariko nari ndiho cyane n'urusoro mu nda y'ababyeyi ruba rwatangiye kubarwa baratubohora bamwe urumva mu ndirimbo hari aho mvuga ko batubohoye bamwe babavana ishyanga baragaruka barongera batura iwabo barongera bafatanya kubaka Rwanda yacu ubu Rwanda yacu rero iratengamaye nziza Francis rero ni umuhanzi nk'uko mwatubonye ni umuhanzi ariko wibanda cyane ku njyana gakondo ari nayo rero nabonye ko ari ngombwa ko nanjye nakora mu byo ntunze mu mutima no mu mutwe no mu mubiri ngashimira abo bagabo bitanze mu zuba ryinshi mu mvura nyinshi bataryama ababyeyi bacu u Rwanda rwa rusa gutya uyu munsi sinzi njya nibaza niba abantu bajya bahereza agaciro ikintu nk'iki ngiki kuko mu buzima ngo utazi yava ntazanamenya n'iyajya iyo utazi yuva ntumenye iyo ujya hari igihe tugera hari ikintu bita mu cyongereza ngo taking things for granted ugasanga ibintu ariko ntacyo bigomba kuba biriho ariko kuba dutuje kuba tunezerewe ariko kuba unezerewe kuba ufite security hari ahantu byavuye there is somewhere so you have to know that ugomba kumenya ese byavuye hehe kuba turi mu gihugu kitagira ikintu bita amacakubiri tukaba turi mu gihugu umuntu umuturanyi abana n'umuturanyi mugenzi we umuntu abana n'umuturanyi mugenzi we ntacyo yishisha tukaba turi mu gihugu uvuga ijambo rikumvikana bidashingiye ngo uyu nguyu yego turabizi amateka hari abigaga kubera yuko hari icyo bari cyo hari abagira ko ibintu nk'ibyo bidafite agaciro hari n'abatabitwaga abanyarwanda kandi ari abanyarwanda ni ukuvuga ngo niba uri umunyarwanda se utitwa umunyarwanda ni ukuvuga ngo ntabwo wari ufite meaning ntabwo wari ufite aho ujya kuko ahawe bahakwaziya so we are thankful ni ukuri turashimira cyane kandi vama njye na emosiyo ziranyishe by the way indirimbo ni nziza cyane Emma ni nziza amagambo meza cyane navuga ngo nziza hari ikintu bita ubuhanzi ubundi hari art ubwayo mu gihangano cyo wakoze hari ukuntu rero ukabona imyandikire icyo washatse kuvuga icyo washatse gutanga n'uburyo cyakiriwe ukabona rwose yuko wakoze byasabwaga nzi nakubwira yuko ntibitubuza wenda kuza gusimbukirana n'umuturimbo twari dusanzwe tundi dutaramira gusa mu by'ukuri uyu wari umwanya wo kugira ngo duhe agaciro twambaye gutya njye na Kety nawe rwose ndabona wabyubahirije cyane na byiza urabuhowe mbwira abantu igihe kirageze ngo abantu batekereze ibi bibubaka kurusha gutekereza ibibasenya igihe kirageze kugira ngo abantu batekereze ubundi kubaka igihugu ni iki iyo arimbye indirimbo nk'iyi ngiyi
ikagira abo ibwira, ikagira message itanga, Yeah. uba utanga umusanzu. aho ngaho ushizeho itafari ryawe mu That's by'ukuri. it. Ubwo rero kandi niyo ubyumvishe koko nawe ukabyishimira ukabyubahiriza nawe ushizeho irindi tafari nuko nguko twubaka igihugu niko bimeze. Ubwo icyo dushaka kubwira ni iki? Ntimugafate inshingano ngo muzerekere ingabo z'igihugu, Yeah. abapolisi, abashinzwe umutekano, ariko muzajye mutekereza ubwo ariko ngiye nk'umunyarwanda ubundi ni ndamutse mvuye kuri iyi si niki n'abansize niye nkuru n'abansize musozi niki kintu nakoze. Icyo gihe rero birareba umuntu wese n'urwego ariho. Niba uri umukozi waba wikorera waba uri wa leta, reba uvuga utari kubona kuko gukira kwawe byonyine no gutanga akazi no ayo makampani ushinga urwego mbese intera ugeraho, icyo gihe igihugu cyubaka kuko ntabwo urimo abandi tuzajya kugira gute, tuzajya kugira imwe tuvuga ngo nyamuneka gira gute. Ntabwo ubuzima bwose bugomba kugenda nk'uko wenda twese tubyifuza, hari ubwo byanga hari n'ubwo bikunda, ariko ikintu cya mbere uri umunyeshuri kwiga kwawe ugashyiraho umwete, ejo ugatera imbere ukagira ubawe ukagira urwego ugeraho, icyo gihe nawe ubwawe ukiyubaka kuko uba wiyubaka. Iyo wiyubatse rero uba utanze umusaza ku gihugu kuko icyo gihe ugira icyo umarira igihugu. yego That's it. Ubwo rero nayo ngayo nibyo ni byinshi twabivugaho, ariko gusa nyamuneka umuntu wese ufata iya mbere. kandi niba uri umubyeyi ufite abana nubwo baba ari bato ariko bageze igihe cyo kumva, nyaboneka mujye munyuzamo mubabwira amateka umwana akura azi tutabarenganya kuko nk'abana wenda tuvuge ubu ngubu batoya ntabwo baba bazi ko bafite igihugu cyiza gisa neza gifite isuku gifite umutekano, ariko akenshi usanga ababyeyi wenda gifite n'ubukungu ntabwo twareka kubivuga. ugasanga usigaye ubyuka mu gitondo ukabona etaje utaruzi, cyane imihanda irubakwa. So please ababyeyi akazi nikabatware cyane ngo mwibagirwe kuganiriza abana banyu mubabwira igihugu cyacu amateka kugira ngo bamenye aho twavuye ndetse n'intambwe turi gutera kugira ngo babone ko igihugu kigenda gitera imbere kurushaho. dukore mu ngazi umusanzu rero muba muri gutangana cyane rwose. natwe nuko uriya mu gitoro cy'iriya ndirimbo cya kabiri araho ngira nti itariki nziza nk'iyo zigarura umutekano twaherukaga inzira muki zirangajwe imbere n'intore natwe twese tuzinye inyuma dufatanya kubaka Rwanda yacu none ubu Rwanda yacu iraberewe cyane. nuko ubwo rero inkotanyi zigira zitya, inkotanyi nziza z'amarere ziricara, umubyeyi agira atya, ubu natangiye kugira izo nshotora z'abandi yajyanye nawe nishyize ku ruhande agira atya ati iyo nama yari maze iminsi kandi ryavuzwe batashye barushutse ku mama y'intambo abahungu b'inkotanyi cyane. gira ubuntu nyakwe, gira ubuntu, gira ubuntu nawe, gira ubuntu, gira ubuntu nyakugira ibintu, gira ubuntu ndakwinginze, gira ubuntu wagiriwe ubuntu, gira ubuntu nawe, gira ubuntu, gira ubuntu nawe, gira ubuntu. Nyuma yari hitanze n'abayingana barajyana banayizeye iwacu banayijuru baragiye. gira ubuntu nawe, gira ubuntu, gira ubuntu nawe, gira ubuntu, gira ubuntu nyakugira ibintu, gira ubuntu ndakwinginze, gira ubuntu bagiriwe ubuntu, gira ubuntu nawe, gira ubuntu. hari inyota y'inzara ndende mbeho nyinshi gira ubuntu nawe, gira nawe, gira ubuntu, gira ubuntu nyakugira ibintu,
ndakwinginze gira ubuntu wagiriye ubuntu gira ubuntu nawe gira ubuntu. Wow. Wataramye ariko katwe muri message nyesha Tunyure muri message amasaha ntago ari ati kutwemera cyane ariko nimpa mu Rwanda rwarabohowe inkotanyi n'ubuzima bw'abanyarwanda turazishimira cyane kandi cyane Imana ije ibaduhera umugisha. Urakoze cyane wamfura we, reka tujye dushimira abakoze kandi turabaha icyubahiro kibakwiye. Ati icyo gitaramo kiradushimishije cyane. Ni Maniragaba Jean Claude Karongi mu buga mukomereze. Okay, ugashaka kuvuga ngo mukomereze aho turabakurikiye kandi turabakunda. Urakoze cyane. Aha, ati hero mbakurikiye nibereye Nyabyondo gusa mwese agira peace and rukundo, peace and love. Aha, ati inkotanyi n'ubuzima zadukuye haga. Urakoze cyane wamfura. Ngati hello, ati umusore afite ijwi ryiza aririmba indirimbo zihesha agaciro abanyarwanda. Urakoze cyane. Aha, uyati nziza Francis ndamukunda cyane yarantaramiye mu bukwe ngayo nguko. Aha, ati super heroes. Okay. Ngayo nguko twikomereze dushyiremo agashinga nuko jo nizo zaje ke bamwumvisha ariko nizo zaje amarere zigarikara yazitache nizo zaje kaza neza nizo zaje amarere zigarikara yazitache Ngizo zanje bakaboneza ngizo zanje izamarere Kigali zara yazitashye ngizo zanje abakobwa bateranye n'abahungu ngizo zanje baje bivuga byose bivuga imyato ngizo zaje zakaza neza ngizo zaje izamarere Kigali zara yazitashye nuko mfura wow nuko biryoshye turaje ibihumbi n'ibihumbi turaje ibihumbi n'abasore turaje turaje tujye iwacu turaje n'amahanga tuyimutse turaje ibihumbi n'ibihumbi turaje abasore bakaruka turaje babyirutse turaje n'abakobwa b'abangavu turaje biraryoshye. Wow, iminota nayo isigaye yihuta ukuntu. masaha
ati hello mukuze ku mutima kabisa inkotanyi turazemera cyane ni Joseline urakoze cyane Joseline ati hi I'm just with my girlfriend watching your show celebrating the Liberation Day. I'm Joanna and Juliet. Thank you so much, Joanna and Juliet in Kigali. Of course, barimo barareba ikiganiro bati twibereye umukunzi. Hari impamvu muri kumwe n'umukunzi wawe mufite amahoro mufite umutekano. Hari mwambaye neza cyane muzi kubyina urakoze cyane. Ni Amini kabisa mwateguye cyane mwimanukire. Merci beaucoup Amin. Uyati mbega byiza naho mfura z'u Rwanda urakoze cyane. Urakoze cyane. Ari abantu bakurikira benshi. Ati mwifuze kabisa mbakurikiye nibereye Inzove. Inzove urahaza? Inzove. Okay. Ati inkotanyi zarakoze cyane tubifurije amahoro n'imigisha bituruka kwa Nyagasani ngayo nguko ni byiza rwose. Ati nukuri pe uwo musore arabizi Emma wagiye hehe wigiye hehe kubyina Emma akomeje gutungura abantu ariko nyine byari byaranze ati uwo mugabo rwose ndamwibuka kuva kera tukiga National University of Rwanda ati yatangaga ubutumwa yashaka kwandika bwubaka ya France ubwo se twashyiramo agashinguracumu nta gashinguracumu waba ufite ntabwo gafite 14 zalagaye nagatusha harapije imbere abasore turatashe 14 zalagaye nagatusha harapije imbere abasore twarutashe twese Nyarwanda tubose muri bazane n'ishekerano 14 zaragaye harapije imbere abasore turatashe abasore Kigali abasore Kakuko abasore Kigali abasore Rubavu 14 zaragaye harapije imbere abasore turatashe abasore Kigali abasore Musanze abasore Muhanga abasore harapije imbere abasore turatashe bana b'u Rwanda intsinzi genda ireba intsinzi mu bice byose bana b'u Rwanda intsinzi genda ireba intsinzi mu bice byose intsinzi songa babwira yuko u Rwanda hari urw'imbaga inyabutatu ya Gihanga intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi ngenda ireba intsinzi mu bice byose intsinzi intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi ngenda ireba intsinzi mu bice byose intsinzi wow ndagira hina kandi icyuma cyashyushye wera n'abagabo ba mama icyuma cyashyushye ndagira hina ndagira hina kandi icyuma cyashyushye yewe hirahindo bagabo ba mama umwana ugiwabo ntabwo agomba kwishisha we indegira iwabo Emmalito ugiwabo ntabwo agomba kwishisha mwehera nuko wow biraryoshye bimeze neza fura z'u Rwanda mujye mukunda igihugu cyanyu haheza uzigira ubona hari uturwakubyaye never baravuga ngo amahanga agira gute arahanda ni ukuvuga rero ntabwo tuvuze yuko atari byiza kujyayo ni byiza kunyarukirayo ariko priorite
icyambere ugomba And gukunda be n'igihugu proud. cyakuze. Nta kintu kijya nko kuvuga ngo ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda. Sounds so cutely and so nice. So Yeah, we have to be proud. wari wazisimbukira nk'umuturanyi wambaye agatishati kanditseho Rwanda, ukuntu wumva umeze neza cyane. T-shirt kanditseho ndi umunyarwanda. Yeah. So ni ibi ngibi, reka dushimire cyane Francis, turakubwira ngo mu by'ukuri icyubahiro tugihereze abakoze. yifuzaga ko Francis agira nibura mu magambo make cyane ubutumwa cyangwa se ikimuri ku mutima yumva muri aka kanya yabwira abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi bamukurikiye. bakoze kukurikira, ndabashimiye na mbere, namwe ndabashimiye kuba muri studio za ISIBO TV. Ikintu nabwira abanyarwanda cyane cyane ndabwira urubyiruko bagenzi banjye twiyereyeho hano n'abandi bari hanze batureba, nk'uko ababyeyi batubanjirije, nk'uko abakuru batubanjirije, urabona ko hari abagenda bagiye ikivi aho bakigeza, natwe rero ni ahacu. Nahacu nk'uko umubyeyi Ingabire ku mukondo ahora bivuga bisubiramo ati rubyiruko muramenye kandi ntimuzakore n'amakosa y'ababanjirije bamwe bagiye bakora. Ni ukuvuga ngo dushyire hamwe twubake igihugu aho bakigejeje, twese dushyire hamwe dusigasire ibyo bagejejeho n'ibyo twese twagezeho, kandi dukomeza twubaka ibiri imbere. Umusanzu wanjye nka kuriya mutange muri kiriya gihangano cyiza, mutanga umusanzu wanyu nk'uko namwe n'abandi bose icyo afite atanga umusanzu we kandi neza. Dukomeza rero twirinda COVID-19. Munyemerere nsome message y'umuvandimwe hano atambukije, aravuze ngo let me take my time and thank each and every army man and a woman in and out of service. Thank you for your service. Muri imfura nkumbuye, muri intwari nge ndata mbita intwari mukiriho. Inkotanyi ndabakunda cyane, murakoze. Aravuga ngo you deserve my salute, ashyiraho emoji igira gusa. Thank you. Reka tubwire ngo nakagaruka iminota irasa nkaho isunika, reka dusigemo amazina tubwire ngo ciao ciao bye bye, turabakunda, icyubahiro kibe icy'intwari zose zabaho Rwanda.